wamvuye kujya mu gihe uri mu mwanya ngo tuvugane. umuntu azaza byuka bamwirukanka bamuvuze ngamubwiriza kubyumbwira sinya. Musa ntago ushobora kunsaba imbabazi. Akundi usaba imbabazi. Ninjye ganzwa mwabonye ahangaha. Ansaba imbabazi papa basava kari yaranagoye ari umuntu w'umugabo si bo wanshutse. Kumbe papa sava ni ukoshye. Nyine nanjye mbagomba kwitwara nk'umugabo nyine nkawe. Musa cana papa sava ajya kunsobanura ukuntu agiye kunsenyera. Akoze ndujyana nawe ariko. Musa cahanga. Musa cana tugende. Musa cana tugende. Gike mbere ngaha tugende. Je papa sava yambwiye ko namugabo usaba imbabazi. Noneho azisaba umugore. Azisabye atese. Agasaba imbabazi umugore. Utundi umuntu nkeneye kuvugana nawe n'uwo mwarimu wa Ndevi nakwigisha. Nyine na Yesu na Mariya na Enoki na Eliya bagiye mu ijuru bose barabibona yuko ngende kugusaba imbabazi umutima wanjye wera kandi utunganye ukiranutse. Ntabwo nzongera n'ukuri kw'Imana. Ako subundi kutagira isoni. Ni gute utinyuka kurara mu kabari ugakesha kazi uko amasaha atemewe. Nyine ibyo byose nabisabiye imbabazi n'amafaranga nyine. None se papa sava kumbi nawe ujye usaba imbabazi. Wese urambaza iki?